reka nkomeze mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose abakunzi b'Intare Official. Abakunzi b'Intare Official manje nabasuhuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Nkuko mwagiye mukomeza kubidusaba abari ku Intare Official, kuri groupe y'Intare Official, abandi bose aho baherereye batari bagera kuri groupe y'Intare Official ndabasuhuje. Ariko nkuko mwagiye mubidusaba n'ubundi biri ngombwa ko tugomba kujya kwibera kuri tele. Byatumye nza kuri tele n'ubundi nkuko bisanzwe ari ukugira ngo nze gukurikirana amakuru y'imirwano n'ubundi iri kubera muri Bashari Mokoto. Ubu ngubu wenda sindagira muri Bashari Mokoto kugira ngo mbabwira ati biri kubera hariya hakurya cyangwa hariya, ariko amakuru nuko nageze muri sheferi ya Bashari. Ahangaha ndi muri sheferi ya Bashari, abantu bahazi cyane ni hahandi bita Inyakariba ku paruwasi. Muraza kwibona Nyakariba ku paruwasi. Ahangaha wenda muraza kuhabona ino misozi abantu bayizi za Mutanda. Ahangaha hose mugiye mubona ni imisozi itandukanye n'ubundi ya hano Inyakariba. Ariko byabaye ngombwa umunsi w'ejo wari umunsi w'isoko ryabereye Muheto, hari kuwa kane. Hari abantu bikorera za Kanyanga, hari abantu bava iri hepfo za Gasenyera no mu bindi bice n'ubundi bigiye bitandukanye bagombaga kuza, anaribo banaraye kugira ngo mbashe kubonana nabo n'ubundi batugezeho amakuru y'impamo y'imirwano iri kubera hariya hepfo muri Bashari Mokoto, ndetse hariya muri ni muri lokalite Kalungu, ni muri lokalite Kalungu, ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ubona ko intare za Sarambwe zamaze kwa advancinga, zikaba zamaze no kuhafata ibice, zamaze kuhafata ibice. Nagiraga ngo mbahereze bira, niyo makuru ngiye kubanzirizaho. Amakuru yo muraza gusanga ari amakuru menshi turaza kubabwira ahabera imirwano n'ubundi, wenda turaza kugira no muri Sud Kivu nubwo nahari, ariko mafite amakuru. Ariko none reka manze nabahereza bira imaze kugaragara hariya muri Bashari Mokoto lokalite Kalungu. Intare za Sarambwe ari ahantu bita za Butsindo. Butsindo abantu bahaza operation yabayeyo, intare za Sarambwe zabashije kunetraliza abasirikari bo muri Wazalenda bo kwa Inyasi, abo kwa ba Serge Birindi umuhungu wa Nyirabari abitwa Basikaja, ndetse bagize n'inkomero 24 ari bari bamaze gutegura bagombaga kuza gutanga ramforo hariya za Gasenyera na hariya za Butsihe. Habereye imirwano itoroshe kugeza amagingo anga iriya centre ya Gasenyera n'ubundi iracyakontororwa na ma 23. Intare za Sarambwe nizo ziyicayemo, kugeza amagingo yangaye. Kama bizu kuri nizo ziyicayemo. Andi makuru nuko barafite imbunda yitwa Kibariga. Iyo mbunda yitwa Kibariga ni imbunda yari yaratanzwe na Muzehe Matswe, ayihereza uwitwa Ganzayi, ariko nawe yarayitiye kwa Kamuzinzi. Iyo mbunda rero yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Ni imbunda baguze kera bajya kwigurira za Murimbi. Ku makuru naje gukurikirana ngo bayita Kibariga, ngo abandi bayitaga ngo ni mage. Iyo mbunda yabashije gufatwa. Ni imbunda yari imaze igihe ngo yarasanga ikisheni. Iyo mbunda Kamuzinzi ngo muri za 97 n'umunani bagiye kuzigura iyo za Murimbi n'ubundi. Wenda muzehe afande Koloneli Kazara Marabizi igihe bazaga kugura imbunda yo ngiyo iwabo, iyo mbunda nicyo gihe bayiguriye. Iyo mbunda yamaze gufatwa, yari imbunda ubona ko ari imbunda n'ubundi basa naho bayishyizeho imbaraga zira za Wazalendo za hariya, kuko n'imbunda yabanye n'uwitwa Nzayi yihereza akapekepeke, kuko uwitwa General Kavumbi bakunda kwita Pasiteri ntagira imbunda y'amashinani, afite za mashini gari nazo zimwe zagiye zipfa, izindi bandayi bagiye bazitorokana, izindi bagiye bamuzide mu kumudezaruma kuko bavuga yuko ashaje. Tugendane bakunzi b'Intare Official. Iyo mbunda yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe, iyo Kibariga. Ni ukuvuga ngo izindi mbunda bari bafite, hari imbunda zigera muri 6 za AK47 zafatiwe hariya Gasenyera zifatirwa mu mazu. Hari imbunda bita LMG nayo yabashije gufatwa, ariko amakuru twaje gukurikirana ngo iyo mbunda ntabwo irasa. Abarwanyi 3 babanaga n'witwa Kibambasi babashije gucakirwa n'intare za Sarambwe, mateka barabahobera barabatwara. Aya ni amakuru mpamo. Ahangaha wenda nk'uko mubibona hari ahantu hari imihanda yagiye ikorwa na Fande Badacoka ndetse n'abandi bitwa ba Kibonge.
niho ndi kwerekera n'ubundi kugira ngo njye kureba naho hantu koko iby'intare za Sarambwe bavuga koko ibyo bintu barabikora. Eske byaba ari ukuri? Iyo miganda bavuga se irakorwa? Eske turasanga ko ibyo bintu ari iby'ukuri cyangwa ni bya bindi byo kubeshya? Bya bindi byo kubeshya cyangwa ni bya bindi by'ukuri? Turakomeza tubikurikirane n'ubundi turebe uburyo ano mamoto ari kuva za Muheto ari kuzana ibishyimbo hejuru yuko imihanda n'ubundi twavuga ko itameze neza, ariko ikintu kigaragara nuko intare za Sarambwe uno n'umuhanda n'ubundi wakozwe n'intare za Sarambwe. Ubona ko ibintu n'ubundi bikomeje kuba byiza. Ubu ngubu turi kwerekera tuzamuka twerekera muri uwo muhanda wagiye ukorwa, hari ibintu n'ubundi rero urabona ko urugendo ruracyakomeje. Ahangaha ni kuri wa muhanda n'ubundi ubona ko wagiye ukora n'intare za Sarambwe. Gusa ikintu kiriho mugerageze kwihangana kuko ndi mu muyaga. Ahangaha ni ahantu ubona ko hari umuyaga, n'ubundi navuga ari umuyaga udasanzwe. Hano harahuha umuyaga kuko ndi hagati mu misozi, ari ibiva hakurya n'ibiviriya hakurya, ubona ko byose bimuriraho, noneho nkaza guhurirwaho n'umuyaga n'ubundi. Ahangaha ni hahandi n'ubundi hariya tuvuye hejuru ku musozi tumanuka. Ahangaha wenda tugiye kugera kuri cya kiraro. Hari ahantu hari ikiraro n'ubundi cyakozwe n'intare za Sarambwe, turaje kutureberera. Ariko nibuka ahangaha ni hahandi habaga umukecuru wavuraga. Ahangaha habaga umukecuru wavuraga, umukecuru umanza cyatuye, ni umukecuru wavuraga, ariko munsi yiwe n'ubundi niho hari hanyuze wa muhanda. Uwo mukecuru umanza cyari, kuko ndabona inzu ye n'ubundi igihari, inzu iracyahari. Muri aho mukecuru mukomere cyane, ni meza, natwe turaho, inze ngusuhuze. Yego. Uwo mukecuru avuraga rero ndabona akishyugira n'abarwayi n'ubundi. Ni umukecuru wakoraga ibintu bigiye bitandukanye ariko by'ubuvuzi. Ndabona hano hepfo handi umuhanda shara unyuze hepfo, ndi kubona ahubwo n'intusi bateyemo zaramaze gukura. General Rugayi ntabwo yabaga yatanga hariya haraguru. General Rugayi ntabwo yabaga yatanga hariya haraguru. Muri aho mukecuru komera. Iteka ryose. Mwaje kwivuza? Ugashaka kutureba. Mwaje kwivuza? Reba hano. Uno mwana se n'urwaye? Ni nyina cyangwa nawe urarwaye? Okay. Nta kibazo mukecuru. Nakurusi. Ni meza, mukomere cyane. Turahari, nibwo twaje kubasura kugira ngo turebe uburyo ino mihanda iri gukorwa. Nicyo twajemo, ariko uri kubona ko hano ibintu bimeze neza rwose. Abo basoda barankoreye, baravuze ngo ubutaka murunyuze hano, ubundi iri hirya. Dokeri bagusenyera inzu. Bari bahagaze aha. Abasirikari ba M23 ni abana beza. N'induza n'itaka ryaguye aha barikuraho baterera. Doke kugira ngo ritagira ku nzu yawe. Bana abana beza. Ni abana beza rwose, ni ibintu byiza. Ntabwo bari kwemera ngo usenyerwe nta handi urajya. Ariko hano haraguru hari mu kwawe. Hariya kugera kwa Zirantusi. Kugira kwa Zirantusi. Umuhungu wanjye sije warutuye ahasubiye ko insi yahavuye. Ariko hariya hepfo baraguhaye. Hariya hepfo baraduhaye. Hahandi hari umuhanda bahise baguhereza kubera ko batwaye ruguru. Imana ishimwe, ntabwo wagize igihombo. Yego mukecuru. Yego. Nawe ntabwo usuhuza uwo nguwo uri kugufotora rwose. Nuko buriya ari mu kazi, niyo mpamvu. Yego mukecuru, ariko turahari. Yego. Ubona yuko ahangaha rero ikintu cy'intare za Sarambwe n'ubundi zagiye zikora ni ikintu kitagiye kibasira n'ubundi. Ubona ko abaturage bagiye babyishimira n'ubundi, kuko ahabo hagiye hatakara n'ubundi bagiye bahasubizwa, kuko abo bari batakaje hano haraguru bafashe hepfo hari umuhanda. Ibyo rero ukabona ko intare za Sarambwe zabitekereje, ziravuga ati hepfo y'umuhanda hahandi hatakaye, aho bacishije umuhanda ahubwo ruguru. Ariko ndavuga intare za Sarambwe ni Alliance Fleuve Congo 23 bagiye babikora. Imana ibaha umugisha. Hamwe rero basabaga hagomba kuza amabuye,
urabona ko ari ahangaha, kuko kugira ngo imodoka izamuke ahangaha ureba buno bunyereri ni ibintu bigoranye cyane, ni ibintu bigoranye rwose. Urabona wenda n'uburyo abamotari bahazamuka bahetse ibishyimbo, ahangaha nibyo basaba ati ahangaha hazamutse bose bakamena amabuye, ni ibintu byaba bifashije, ubona yuko bishobora gufasha ino sirikirasiyo n'ubundi izamuka. Ahangaha n'ubundi wenda murabibona hari imvura ituruka muno ruguru inamanuka, bisaba kugira ngo bakore ka kanari gaca ahangaha, wenda ariko mitekereza kakamanuka fande badacoka, murabyumva kibonge aho muri namwe mu byumva. Hano hasaba kugira ngo hace akantu k'agakanari kajyana amazi aciye ahangaha na hariya nk'uko namwe mubibona. Gusa uno muhanda ni munini, baravuga ati ngo ano mabuye ava mu migezi, ano mabuye ubundi nta nicyo twavuga amaze, kuko nta mabuye ubona ko n'ubundi aranyerera, aya mabuye ntacyo amaze rwose. Urabona ko ibi ni ibikorwa n'ubundi byagiye bikorwa, ariko hano hantu ndabona hari imikingo miremire, kuri njye wenda navuga ko ntacyo itwaye, wenda navuga ko ntacyo itwaye wenda kuko nta modoka ngira wenda, ariko urabona nk'ino mikingo bagiye bamanukaho bakava hejuru bakamanuka bakagera hano n'ubundi bashakisha inzira. Ni ibintu bitari byoroshye n'ubundi, kuko ariko aha hepfo hameze ute? Aha hepfo ni ibintu binateye ubwoba, ariko uburyo mbona ahantu baraje n'ubundi baza guhura n'ahantu n'ubundi hari ahangaha niho hari hubatse, kuko babonaga ati nitutaza ngo duhurire ahangaha n'ahandi hari ikiraro ibi bintu bizatugora, biba ngombwa yuko n'ubundi baza guhura na cya kiraro. Reka twikomereza n'ubundi nkomeze mbabwira n'amakuru uko byitwaye. Ibi ni ibikorwa ubona yuko 23 yamaze gupuranifiya, iragenda irabitegura, imaze kubitegura iravuga iti ibi ni ibikorwa bigomba gukorwa na 23 ku nyungu z'abaturage, ariko atari ku nyungu za politike cyangwa ibindi. Abantu babikurikirana neza, aha wenda ni ahantu uri kwihutisha kamera uri kuyihutisha abantu ntibabibone, bijyane buhoro buhoro niho abantu babona kamera neza. Iyo umuntu ayijyanye buhoro buhoro abantu bagenda bayibona neza bitihuse. Ubona yuko ibi ari ibikorwa 23 yagiye itegura, atari ku nyungu za politike ahubwo ari ku nyungu z'abaturage. Ndibuka ejo bundi afande Emmanuel Sultani Makenga yarabivuze, aravuga ati ikintu cyo turiho, niba wale wajambazi wa zamani ile FRDC na wale wengine walikuwa wanatumika na FRDC, wale Banyatura na FDL walikuwa wanaiba population, twebwe tugomba kuba tofauti nabo, kuko tofauti na wale wa mwizi. Byo ni amagambo yavuze, aravuga ati twebwe turashaka kugira ngo twerekane uko turi abaliberateri. Ikintu cyerekana liberation ngiki, ibi bikorwa ntabwo byigeze bikorwa na guverinoma ya Kinshasa. Ibi bikorwa urareba kugira ngo uve ahangaha, byandi navugaga hariya nuko hakagombye kubamo zino kanari muri no mihanda iri gukorwa. Izi kanari n'ubundi zijyana amazi zitarituye umuhanda. Iki ni ikintu kigomba gukorwa n'ubundi, ukabona ko kugira ngo bavuga ati dukoze kuvira hejuru kuzamanuka ukagera ahangaha, ni igikorwa kiba gikomeye. Ubona ko baba bamaze kwitanga bakavuga bati tugiye kugikora ku nyungu z'abaturage atari inyungu za politiki. Yesi, urabona niyo nzima? Yego niyo nzima. N'umuhungu rero ndakwibutse niyo nzima, kera watwaraga icugudu guhereza moto, ntabwo yigeze utwara igare. Oya, hano makuru ndayazi yuko utigeze utwara igare. Ahangaha watwaye icugudu, ariko icugudu yakwigeje kuri byinshi. Ahangaha rero uri ku Intare Official. Ni ikinyamakuru cy'Intare za Sarambwe, bakita Intare Official. Intare Official rero yabasuye ahangaha turi nihe? Ahangaha turi ni Nyakariba. Wahuru w'ikanzenze. Ikanzenze bimeze ute? Nashaka ngo duhereze situation y'umuhanda uburyo witwaye. Nicyo ngiye nashakaga kugira ngo umbwire umuhanda witwaye ute.
umuhanda ni muzima, icyo ubuze ni amabuye. Amabuye yabonetse, imodoka yarari igeze Muheto ikanazamura imisozi. None se reka mbaze, ntabwo imodoka ziri kugera Muheto? Zagerayo izuba riri kuva, ariko ubu n'imvura yaguye ntizagerayo. Buriya ntabwo zagerayo. Aho hantu bambwiye baciye umuhanda ndashaka kugira ngo mpagere, hameze ute? Yari kujya ku gasozi, abakantoni bakoze ariko babuze amabuye. Ariko reka nkubaze, ntabwo Wazalendo baheruka kuza kubiba? Nta Muzalendo wakandagira ikanzeri. Nagiraga ngo hari abahungu bitwa ba Selemani bo kwa Karisiti baragiye ariyo uriya muhungu yari inshuti yanjye. Urabizi yari inshuti yanjye, niwe twasangiraga, ariko ari muri Wazalendo, nanjye ndi mu ntare za Sarambwe, ndi hano ku ntare za Sarambwe n'ubundi ndabakorera nta kibazo. Ariko none uriya muhungu niwe muhora mubwira byaranze, ntabwo ajya se no gusura umugore we. Hani Kanzenze uko bagendeye ko nta munyaturuhagera. Nta munyaturuhagera. Kandi niyo bahagera basanga intare zacanye maremare. Guturuka intare zagera nta munyaturuhagera, nta n'umutekano tubuze. Yego. Intare za Sarambwe wazibwira iki zakongera ku bijyanye n'umutekano cyangwa ibijyanye n'amajyambere? Amajyambere icyo dukeneye ni amabuye mu muhanda. Amabuye mu muhanda y'amakoro. Ano mabuye bari gushyira hano go mu mugezi gica umuhanda, imodoka iyakwamye ntabwo izamuka. Ngaho gira icyo ubwira abantu bafite amafuso. Abantu bafite amafuso mwababwira iki? Amafuso barimo bavuga ngo Piaje Rute babapungurije bazana amabuye hano kuko nabo bayazana kuri mazuti. Kuri mazuti? Yego. Bapungurije kuri Piaje Rute bakabareka bakazana amabuye akayamena hariya, yaje gupakiza Piaje Rute akaba yishyuye. Amabuye hariya bakamena amabuye sharje mayuzuye yawiguje. Ariko noneho bisaba guhembana bariya abakantoniye. Abakantoniye imodoka igiye Muheto baje bakora contribution bakabishyura, bakareba ukuntu bagira doke bagabanye kuri taxe. Noneho bazana amabuye menshi. Doke nicyo kintu cyo wavuga. Ariko na muvandimwe ndabona umufuka wahengamye, reka ngufashe kuwuhengura. Reka ngufashe kuwuhengura rwose uno mufuka. Ngufashe kuwuhengura, reka ngwino maze namufasha kuwuhengura rwose uno mufuka. Reba ahangaha umaze narangiza kumufasha guhengura. We waje ukangwino dufashe Kabira. Uriya mugabo bamwita Kabira, uramuzi? Uriya mugabo Kabira ngwino dufashe uno muntu. Uriya Kabira. Yego Kabira, uyu nguyu bamwita Kabira. Kabira duhengura uno muntu umufuka. Uracyabaza? Genda. Aha. Ni gutyo? Rimwe? Aha. Yes. Ngaho nawe tubwire. Uri kubibona gute ku bijyanye uno muhanda ngo hasabwa iki? Iyo cyo mbona isabwa ku muhanda na amabuye. Amabuye? Amabuye yonyine. Amabuye kuko iyindi ntambwe yo gukora barakoze. Me umuhanda urimo inani cyondo cyane ifu amabuye ginani. Amabuye amakoro. Ababiyita amakoro. Nawe birahengamye ngufashe. Amabuye y'ikirunga ngo gasabwe. Yego. Amabuye y'ikirunga. None uri gushimira iki intare za Sarambwe ziri gukora bino bikorwa? Vraiment ndi kuzifelicita cyane. Na kindi wazongeraho wenda ngo icyo bakongera? Icyo bakongera kwanza ibindi byaza nyuma me ayo mabuye yahageze imodoka zagera Muheto fasilemo. Ariko uno muhanda urabona yuko hano harimo amabuye. Reka tugende tugere kuri uyu muhanda tumenye uko byitwaye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Aha rero turacyakomeje n'ubundi urugendo. Ahangaha mubona ni igikuru cya General Rugayi David. Rugayi David ni General de Brigade n'ubundi wa FRDC, ariko nawe yabaye muri RCD. Nyuma aza kuba muri FRDC, nyuma ajya muri CNDP, aza gusubira muri FRDC, ariko ubu ngubu nawe ni impunzi. Ahangaha ni iwabo. Ahangaha afitemo n'inka. Wazalendo ntabwo baziriye kuko bakoranaga nawe, ko nabivuga kuko bari abana ba mushikiwe babisukiro n'ubundi babaga muri za Wazalendo. N'inka ze ziracyari ahangaha. Ntabwo M23 yigeze ikora ku nka ze. Ariko ikintu kigaragara nuko ahangaha cameraman erekana ahangaha niho bacishije umuhanda. Umuhanda wari uciye hano hepfo. Yerekana neza mbyerekane. Umuhanda wari uciye ahangaha.
ubwo ngo ino parcelle basize hano hepfo yagiye kuri kwa General Rugayi, hano hari umuhanda kuko umuhanda waciye ahariwe, ari nabyo wabonaga koko ko bariya abamotari n'abandi bavugaga ati amabuye agezemo. Turaje dukomeze kugira ngo tuze kurebera hamwe uko aho hantu bimeze, ariko uko turagenda tubibona ntabwo birambuza kubabwira amakuru ya Uvira. Ndaza n'ubundi babwira amakuru ya Uvira uko Uvira byitwaye. Aha ngaha rwose niho bakishije umuhanda. Ibi ngibi ni ibikorwa byagiye bikorwa na Fande Badacoka afatanyije, hari n'undi nawe ujya umufasha, manza ushinzwe production z'icyama mwita Kibonge, bagenda bafatanya n'ubundi muri bino bikorwa, ariko akazamo Sarongo ku mbaraga za Fande Badacoka. Colonel Badacoka, respect, icyubahiro cyawe, respect. Nanjye gutera saluti, ariko nanjye gutera saluti ndi umusivile ntabwo byemewe, ariko ndavuze ngo respect. Ariko hano hanyuze amapine y'imodoka, urabona ko n'imodoka n'ubundi ziragenda, imodoka n'ubundi ziragenda, kuko amapine n'ubundi birigaragaza n'ubundi. Cyo ni igikorwa twavuga ko ari ibikorwa bizima, urabona ko moto zihagenda. Reka wenda tugenda munarebera hamwe uwo muhanda muri Uvira. Amakuru ari muri Uvira nuko intare za Sarambwe, FRDC, FDNB, wazalendo bo kwa Ngoma Nzito, wazalendo bo kwa Yakutumba, wazalendo bo kwa Makanakika, wazalendo bo kwa Rene Itombwe, abo bose bamaze guhuriza hamwe bavuga ko bagiye guhaguruka bakarwanya M23 isa naho imaze kugira ibirindiro bikomeye muri Uvira. Hari abantu benshi nagiye mba navuga ati ngo Uvira murabivuga buri munsi, murabivuga buri munsi. Kuki mubivuga buri munsi ariko nta bikorwa biyiberamo? Reka maze nababwiza ukuri, muri Bukagoma uburyo twayivugaga buri munsi, mwibuka ibyajyaga bihabera s'il vous plaît, Goma uburyo twayivuga. ariko erekana hano hakurya, abantu muze ari hakurya n'ahandi bita muri Parodoc. Hano ni Nyakariba kuva hano hakurya ni heza, hakurya ni heza rwose. Kandi nabonye guverineri w'intara avuga bati ngo harahinzwe, urone ngo twahageze ngo nta nka zikihaba, ngo nta nka zikihaba. Ubona yuko rwose ari ahantu hanejeje, hateye umunezero. Iyo ngiyo wenda ni paruwase ya Nyakariba, abantu bayizi, iri kubakwa nshya. Wenda turi hakurya yayo, abantu wenda bayirebe. Hariya ni hahandi hari ibitaro donc, ariko uriya ni umujyi udasanzwe. Ni umujyi udasanzwe. Reka twikomereza n'ubundi wenda tuvuga ku biri kubera hariya za Uvira. Bariya abawazalendo n'ubundi bakavuga bati ntabwo duteze kuzatsinda M23, ahubwo twebwe ikintu cyo twakora nuko twasaba guverinoma ya Kinshasa kugira ngo iduhereze indege, iduhereze amafaranga n'ibibunda bikomeye. Ni inama yabereye hariya muri umujyi wa Uvira, bavuga bati twebwe ntabwo tuzapfa gushobora M23 tudafite intwaro ziremereye, tudafite indege, mu gihe M23 yo guverinoma ya Kinshasa yamaze kubasigira indege ebyiri, ifata amadrone, ifata imodoka zigera mu 1000 za gisirikari n'ibindi bigiye bitandukanye, ibikoresho mwazibonye za mbunda zo bakunze kwita ngo ni za ngo ni za 122 niba fopa. Hari uburyo bajya bagenda babivuga, wenda ngiye nta nubwo mbizi kuko nge ndi umusiviliani, bagenda bavuga ati izo mbunda zimeze gutya na gutya zamaze gufatwa na M23, ati natwe turazishaka kugira ngo tuzikorere. Ariko aha ngaha twamaze kurenga kuri ya famu ya General Rugayi, aha ngaha twamaze kugera mu baturage. Aha ngaha ni ya mirima ya Gifuwa. Urabona ko nanjye hano hantu mpazi,